uzise nk'uko ndakubabwira kirazira kikaziririzwa kugura ubutaka utarebye icyo bwagenewe kubakwaho cyangwa se gukorerwaho. Kandi benshi mu bo dukora akazi kamwe ayo makuru akenshi bayagira ubwiru, bakaba bakubeshya kugira ngo wishyure amafaranga yawe, ariko kandi ari ibintu leta yashyize hasi ikabikuzanira ku buntu kugira ngo nawe ujye ubanza ubyirebere, bityo ntuzagire ibibazo ugiye kugira icyo ukorera ku butaka bwawe wishyuye amafaranga kandi buguhenze. Reka mbereke agakoresho gato kandi gashya umujyi wa Kigali cyangwa se ikigo cy'ubutaka byose hamwe bafatanyije bashyize hamwe ko kugira ngo ubashe kureba ese ubutaka bwawe n'iki cye bwagenewe kubakwaho. Jya kuri telefone yawe maze ujye kuri browser ukoresha, numara kuyifungura ujye ku rubuga kubaka.gov.rw. urwo rubuga nirumara gufunguka urareba aho imbere gatoya ahanditse check what's allowed on your land, ukandeho. Nukanda harafunguka ahantu bagusaba gushyira UPI number, uyishyiremo, nurangiza ukande search. Irahita ifungura amadetaye menshi kuri ubwo butaka bwawe, irakwereka akarere burimo, umurenge, umudugudu, akagari byose, ndetse hepfo gato ikwereke zoning y'icyagenewe kubakwa. Muri scenario murabona ko ari R1A, ndetse nidukanda kuri aka kantu ka hasi none iratwereka detaye nyinshi zibigenewe R1A, harimo single family house, ndavuga ibi by'icyatsi, single family house, semi detached, multi family. Izi detaye zose nizibyemewe kubakwa muri R1A. Ku ruhande gato murabona iby'umutuku prohibited, ni bidashobora kwemerwa, no kuvuga ibintu by'inganda cyangwa se major infrastructure, ibyo ntabwo byemewe. Ndetse ku rundi ruhande mukabona ibiri mu ibara rya orange, ibi ni bishobora kwemerwa ari uko wagiye gupresenta case yawe ku mujyi wa Kigali bakakubwira icyo babitekerezaho, ibi ubisabye byakunda. Aka nagakoresho keza umujyi wa Kigali wadushyiriyeho cyangwa se ikigo cy'ubutaka kugira ngo abantu bajye babasha kumenya amakuru atandukanye, nawe wagakoresha uyu munsi kandi n'ubuntu.